nk'uko tubizi kiriya kibazo kirimo kugira ingaruka ku buhahirane mpuzamahanga cyane cyane ku bijyanye n'ingufu n'ubwikorezi. Bikaba byaramaze kugira ingaruka zigaragara ku biciro ku isoko mpuzamahanga harimo n'ibikomoka kuri peteroli na gazi. Dukurikije ibintu biri kuba muri iyi ntambara twavuze muri Middle East, ati se ibiciro birazamuka. Ndagira ngo mvuge ngo yego, ibiciro biraza kuzamuka. Bavandimwe, mwabishaka mutabishaka, mugomba gushaka imiti ishaririye. Ubu ibi byose wari mubwira ngo bizagira ngo birafekta ubuzima muri rusange, ubuzima bw'umunyarwanda byose buri tugiye mu biciro. Ubwo bivuze ngo na za school bus zitwara abana nazo zirazamuka. Babyumva? Ibi ni ikikwereka ngo noneho byageze ahakomeye. Ubundi hazamuka essence ariko ibiciro bya transport bikaguma hahandi. Ubu ni ukuvuga ngo imiteto igiye kugabanuka byanze bikunze, abantu babyumve. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi na mwarimu wacu. Mwarimu wiriwe neza? Neza. Weekend nziza. Asante sana. Ewana wambaye nk'umudiplomate, mu justement. Kuje n'amadokimase. Oya ni ngombwa. Abakenewe mu kazi. Umeze utese? Ngo ngiye sinjya nsomera muri telefone amaso yanjye ntabwo ibintu byose ndabyemera. Ese ari telefone n'urupapuro n'iki kibangutse kugisomeraho? Ntabwo ikibazo ari ukubanguka, ikibazo n'ubuzima. Gusomera muri telefone byica amaso. Izi page zose nabazi scrolling none mfashe na mikoro. Ikibangutse nuko ndarambuka sibyo. Gake muri telefone scrolling mfashe mikoro. Telefone yica amaso. Gusomera muri telefone byica amaso. Ejo tukiva ahangaha twari twibereye mu kiganiro, nkigera mu rugo mbona itangazo ndavuga ati mwarimu se asigaye hanura. Ibi wabivuze mu kiganiro twakoze mu gitondo kandi byari bitarajya hanze. Uri kuvuga uti gazi igiye guhenda, amakara hende, abantu badukire amashyamba. Ibyo wabivuze nta tangazo na rimwe rirasohoka. Nkigera mu rugo mbona itangazo rirasohotse, ministri aburira abantu kudakora ingendo zidafite umumaro. None ashishikariza abantu bagenda mu modoka ari umwe kujya batega. Nawe yarabibabwiye se? Nawe yarabivuze? Yarabivuze. Ntabyo ntabwo nari nabyo. Yarabivuze rwose. Bati gutega bisi biroroshye kandi no bisi ziri kwihuta, turakomeza tunabyongera imbaraga. Abo bagenda ari bonyine izigendamo umwe nizigabanuka bisi zajya inyaruka. Ntego. None se ibi bintu mwarimu noneho ko mbona byabaye byinshi cyane. Gazi yahenze, essence yahenze, ntibiza kwa affecta ubukungu bw'igihugu muri ntabwo ari biza byarangiye byamaze kugira. Na kandi na ministre w'intebe yabivuze. Bon, ikiganiro ubwo icyo kigamije no kuburira abantu no kubafasha ku uburyo bakwitwara muri crise turimo. Ni crise y'isi kandi ntabwo abanyarwanda baba kukirwa, ntabwo baba mu ijuru. Hoye. Ibyo twagiye twihanganira byinshi ariko harageze. Mu gihe cy'umwaka umwe ibintu bisaba amafaranga umuturage bishobora kuba byikubye nka gatatu. Habaye byinshi. Igihe cy'umwaka umwe, umwaka ushize nibwo RSSB yavuze ngo bazamure abakozi bazamure ubwiteganyirije ijanisha ku bwiteganyirize. Buve kuri 10 ngira ngo byari nka 13 bigere kuri 20. Abakozi baratabaza bagira gute ariko umwanzuro warafashwe. Ejo bundi muri uno mwaka mitiweli uwishyuraga 3 ageze nibura ku 8. Uwari muri 5 4 ari muri 20. Burakeye ejo bundi ngiye umuntu w'isuku yarambwiye ngo nishyuraga 2 mu kwezi gutaha, kwezi kwa 4 nzishyura 3700. Ngiye wayinda yamenyereye.
3,700 Eh. ariko wowe ni Nyamirambo. Hanyuma nawe ni mu Kiyovu. ubwo nabo ubwo dutegereje n'abo umutekano nabo baze bongeye. Ubu gaze yaguraga 21,000 iragura 28 y'ibiro 12. Yaguraga 10,000 iragura 12,500. Yego. Hanyuma essence litiro yazamutseho hafi 400. 2,303. Mazutu 2,205. Abyumvise? Yego. Ubwo ibyo bintu byose ari ku muntu umwe. Ubwo niturajya mu biciro by'ibiribwa kuko essence yafekita byinshi. Hanyuma iby'ingendo rero nibyo navugaga ejo, icyo nibukaga ejo navuze nuko navuze ngo abantu aho kubyigana mu mihanda, uwagendaga n'imodoka ye wenyine agende na bisi, uwagendaga na bisi kuko byazamutse agende n'amaguru, ni ka siporo azinduke. Rero nkurikije ibiciro reka banyuriremo. Ni byinshi, ni page 15 rura yasohoye ibiciro bya transport mu ntara guhera ku wa mbere itariki 6. Ibiciro by'ingendo mu ntara byo ku wa 6 Mata 2026 ndabicamo abantu benshi ubwo ntago mvuga byose. Nk'ubu kuva Nyabugogo ujya Gaseke, abantu barahaza ujya Gicumbi urenze cya Mutara 1,139. ubwo biraba icyabiri d'office. Kandi imbere n'ibyumba twahagenderaga 900. Abyumva aho n'imbere ya ryari ejo bundi umwaka ushize. Sha Nyabugogo kugera mu Rukomo Gicumbi 2,000. Abyumva 2,000 avuye byari nk'ikijana cyangwa icyabiri simyibuka. Musanze Burera Gicumbi 6,336. Ubundi mu Rwanda ahantu hakoreshwa giti kirengeje 5 ni Kamembe, ni Rusizi gusa. Kuva Kigali ujya Rusizi niho harenzaga 5 cyane, niho harenzaga 5 honyine. None reba Musanze ujya Gicumbi byabaye 6,300. Ndagenda mitamo kwa raporo yaho nzi cyangwa aho nkunda kugenda. Mbo Nyabugogo Butaro uciye kuri Base 5,900. ubwo ni 6. Nyabugogo Butaro 6. Babyumva hareshya gute? Ntago nzi uko hareshya ariko nta Butaro ntago nakwestima. Sicyo kibazo, ntago ikibazo ari uko hareshyaga. Ubundi hagenderwaga 3 cyangwa 3,500. Okay. Nyabugogo Nyagatare uciye mu Rukomo 5,300. aha hari 3,500. Aha. Kiramuruzi Kabarore nta hantu wagenda n'amaguru 1,050. aho wagenda n'amaguru Kiramuruzi Kabarore orororororo wizinduye wagerayo. ubwo usimbuka Kiramuruzi Kabarore, ubwo usimbuka Kiziguro, ugasimbuka Rwagitima ugaca mu ntuza mu bukomane bwa Nyakayaga. Ubu bahashyize ku gihugu. Ubundi aya ngaya ibi biciro bimeze nk'iby'amamoto. Reka ndebe. Aha. Kabuga Nyagatare. Ntabwo ari Nyabugogo Nyagatare. Ni Kabuga. Kuva Kabuga ujya Nyagatare 5,900. Ubwo ni 6. Niko. Twageze naho. Okay. Ahandi Nyabugogo Kagitumba ku mupaka 7,900. ubwo ni 8. Yo! Urumva? 8,000 biburaho 100. Ariko nyine urumva konvayeri nta bicera bafite. Sibyo se? Nyabugogo Kagitumba 7,900. Hanyuma Nyabugogo Rusumo 7. Nyabugogo Mahama 7,900. Abyumvise? Abyumva. Ayinya abajya gusura impunzi kwa Karabaye. Aha.
Nyanza ya Kicukiro kugera i Nyamata 1029. Ahangaha yari senkisa, abandi bagaca yari senkisa muri express, noneho zimwe za twegerane zigaca 750. Ubu nuvuga ngo none barashyira nko ku cyabiri. Good. Hanyuma Nyamata Ruhuha uciye ku Gahembe 1800 mu karere kamwe. Nyamata Ruhuha 8. Hanyuma Nyamata Nemba ku mupaka nubwo ufunze 2118. Hanyuma uri mu karere indani, hanyuma Nyanza ya Kicukiro ujya Batima 2456, ubwo ni 2500. Abantu babyumve. Ubwo ari Bugesera bo bashatse bafata n'amagare. Zaza Nyamata 2478, ubwo ni 2500. Noneho Nyanza ya Kicukiro ugizaza 549. Aha, ubwo ndimo ndagenda ndeba amayira menyereye. Amayira ukunze kunyura. Zabuhande rero kugira tugira abantu inama uburyo bayagenda. Good. Noneho tugiye mu majyepfo. Nyabugogo Kaduha uciye mu Ruhango 5900. Nyabugogo Kaduha uciye Byimana na Buhanda Gitwe 6. Kandi byari 4. Yego. Huye Kamembe 698. Nyabugogo Nyamagabe 6653. Aha ntihageraga no kuri 5. Bagiye kureba Kibeho. Aha. Noneho Nyabugogo Kamembe uciye Huye 11,445. Ubwo ni 12. Abataha ubukwe nababwira iki? 12. Zikari nk'indege. Indege ni make. Indege se singa 65. Manza ari 5 ari ruturo. Nuvuga ngo ingendo nugukora iziri ngombwa. Urumva ngo kujya i Rusizi ushizeho n'impamvu. Ariko na ministry niko yavuze no gukora ingendo ziri ngombwa. Yego. Oya abandi barayoboka amagare nk'izi za Bugesera. Vuga ngo Nyamata Nemba wajyana n'igare. Hajya n'igare. Ngo Nyamata Ririma hafashe igare se. Karongi Kamembe 4792. Ubu nuvuga ngo ni 5. Karongi Kamembe. Kandi ubundi aya niyo motari niyo yagucaga kuva Karongi akujyana Kamembe. None ubu ni bisi. Ahandi Rubengera Kamembe iyo niyo Karongi n'ubundi nayo ni yandi 5400. Aha Nyabugogo Kamembe uciye Karongi 10,296. Ubu naho ni 11. Nanza handi ntahitayeho cyane. Okay. Nyabugogo Rubavu 6558. Ubu bazashyira bizaba ari 7 kandi ubushire byari 4500. Aya wayashyiraga aya ngaya ubundi Rubavu. Aya wayahaga ivatiri bita special. Mukajyamo muri 6 30 5 none bu bisi yonyine ubwayo 6500. So ndebe akanyuma ubwo nagiye mitamo kugira ngo abantu bagire isura. Rubavu Kamembe 9,000 n'amafaranga 9. Rubavu Kamembe 9,000. Donc good. Rero bavandimwe mwabishaka mutabishaka mugomba gushaka imiti ishaririye. Ubu ibi byose bari mubwira ngo bizagira ngo birafekta ubuzima muri rusange, ubuzima bw'umunyarwanda byose buri tugiye mu biciro. Ubwo bivuze ngo na za school bus zitwara abana nazo zirazamuka. Babyumva? Nturuca abana. Ibintu byose birahinduka. Ubu ibirayi bigiye kujya ku 1000 none bitavaho. Niba byari 800 kuri essence y'1900 none ikaba yabaye 2300. Ikiro rero niki? Ejo nari mu bibabwira. Iyo mbonye umuntu
abantu baba bari kuri Rwandex ntabwo wagera mu mujyi n'amaguru, ntabwo gasiporo ukabura gakoze. Uza abantu baba harunze ngo wabuze bisi, cyangwa ababa bahari bagiye Sonatube. Rwandex Sonatube ntiwagenda n'amaguru, Sonatube Giporoso ntiwahagenda n'amaguru. downtown Biryogo oya nk'iya Nyamirambo yakabaye ivaho. Iriya Nyamirambo yakabaye ivaho. Ukajya kurya nyuma se, nujya kurya nyuma se hagasigara ya Kimisagara, kuko urumva none se kuko umuntu arava downtown agiye mu Biryogo koko agatega bisi. Icyambere murambuta yaje kumutinza kugira gute, wenda naba nka 300, wenda moto yaba 500 cyangwa 800, aya 700 batabyumva bakazamura. Urumva hari ibigomba guhinduka muri buno buzima. Ibyo bintu byose byazamutse, ibi byose mvuze, hari umuryango umwe bireba byose cyane, hari umuryango umwe bireba byose, mitiwere, aya pension, yes neze neza. Urumva mitiwere, aya pension, ayibishingwe, ayumutekano, gaze, ntuza transport abana ku mashuri, yego transport yiwe, yego essence yo mu modoka ye ni amadahinya. Ubu nta rugo rurongera kujya rusohokamo imodoka 3. Ibi byo bigomba kurangira. Ubwo bose niba zare 3 barirunda muri imwe, igende buri muntu imugeza aho akorera, na nimugoroba yongera izenguruke. Abantu gize amahirwe ntabwo ari amahirwe. abantu batuye za ntuza za Bishenyi, abantu batuye za Bishenyi, abantu batuye za Nyagasambu, ubu nibwo bagiye kubona ko noneho bagiye kure y'umujyi, kuko ku munsi biragutwara arenze 5 cyane rwose. Ubwo se n'ukora umushahara uri munsi ya 300 ngo abivamo, wongereho na 5 byo kurya saa sita, ubwo ni 300 aragiye. Wenda 200 kubera ko weekend hari abadakora. Urajya gutaha ubuse koko umushuti wawe guto, reba tuvuze igiciro kugera Kamembe uvuye Nyabugogo 12, Bugarama ubwo byahita bihosheho nka 5 ubwo bikaba tubare nka 20 kugera Bugarama. Urari kwiga Bakamembe ni ukuba uhagaze nibura hagati ya 50 na 70. So nukuvuga ngo abantu bagiye gutangira no kumenya ngo ababyeyi turi muri vacances. Ubu ngubu hari nk'umubyeyi bizamukanye, ejo bundi najya abana bagiye gusubira ku ishuri, kuri buri mwana yongeraho 2. Yego rero turu ngo ni 4, abana 3 12. Icyo nibaza akenshi dukunze kubona ibiciro bizamuka, ariko se ko bizamutse noneho bikazamuka cyane, nukubera za ntambara, biterwa n'intambara iri muri Iran, nukubera za ntambara. Yego ubundi hanyuma ntago ndasoza izi ntambara, wenda tugize amahirwe zigacisha make zikoro, ibiciro byasubira uko byari bimeze. Rura buri mezi 2 ishyiraho ibiciro bya essence. Ubwo nubwo intambara zigabanutse byamanuka bikajya ku giciro se twari dusanzwe tubifataho. Musanzwe se buri mezi 2 kirahinduka, wiyobya abantu. Buri mezi 2 kirahinduka, hajyaho 10, hajyaho 20. Ibyo wita ibisanzwe se nibihe, ushobora kugera mu cya 5, ushobora kujya mu cya 2, ariko buri mezi 2 birahinduka. Abantu bagomba guhora biteguye ibyo ngibyo. Bizamanuka, bongere batanga n'irindi tangazo. Ubundi iri ry'ibiciro by'ingendo mu mujyi no mu ntara, kilometero cyo mu mujyi bavuze ko ari amafaranga 59. Icyo mu ntara 41. Wabyumva? Ibyo byose nabyo hari icyo bisobanuye. Rura ntabwo ari kenshi isohora runo rutonde. Urunguru rwo ishobora kurusohora nka rimwe mu myaka 3. Ibi kuba noneho yavuze ngo linye zose hano ziriho page 15. Wabyumva? Dore nta linye nimwe, nta linye nimwe itariho hano. Urumva na Nyamata ririmo. Urumva ibi ni ikikwereka ngo noneho byageza ahakomeye. Ubundi hazamuka essence, ariko ibiciro bya transport bikaguma hahandi. Yego ubu nuvuga ngo mu kanya barasohora n'iby'abamotari, ariko crise nibije tugomba kubimenya, natwe tukamenya ko tubyitwaramo.
ubu bife igiye kujya kuri 15,000. Utazigira inama rero ngo ajye apfunyika ava mu rugo abitwaye, uzajya usanga ukorera ingendo na resitora. Kuko naho birazamuka. Ibirayi by'igihumbi, umuntu uzagura ibirayi ku gihumbi ntabwo azabikugaburira mu ifiriti kuri 100. Oya. Bifira ba 5 gusubiza hejuru hamake. Karaba 5. Ariko yavuze ngo abantu bareke kuzamura ibiciro mu kavuyo. Ntabwo ari ikibazo cy'akavuyo. Yaduhumurije yatubwiye ati rwose. Abahumuriza se yabahaye iki? Yabahaye iki kwi izi detail ngo haye ko arizo za affecta ibyo byose. None se ucuruza we ntarangura? Ararangura. None se nyine. Keretse we kugira ngo ahumurize abantu neza. Nuko yabwira Rwanda Revenue ibintu bimwe igahumiriza nibisoresha. None gasoresha ibisa naho biri hejuru. Ikindi dufite ikibazo ari biva hanze. Amayira amwe arafunze. Ari ibijya hanze. Amayira amwe arafunze. Nabyo yabigarutse. Yabivuze ko bigomba guhungabanya ubukungu. Ariko guhungabanya ubukungu ni ugutegura wa munyarwanda hasi. Arabibamo gute? Arabibamo gute? Baba kinywera aho bagiye kwiyongera. Ntabwo ni isukari nigera kuri 3 se buri mwana buri rugo ruzajya rumwe icyayi kirimo isukari. Oye igikoma wenda. Cyayi cyo ntiwakinywa. Ibintu byose nibura hari ibyo bakabaye bashobora kuba badohoraho bakirengagiza umusoro kugira ngo abaturage babeho. Ariko sinkubeshye ubu abantu bagiye gutangira kwimyoza wari warageze mu nzu ye ku Muyumbu cyangwa Nyakariro arabe kuri essence arebe transport abikoresha ariko agiye gutega asange ubuzima buri kumutwara 300,000 kandi wenda 300 ari kuyakodesha minzi Kigali ari hafi y'akazi. Ubiri iyo niyo mibare igiye gukomera kuko abantu ushobora gusanga abantu batuye Mayange urugo rurimo abantu urugo rw'Imayange 3 muri bo bose bategemeye Kigali. Sibyo cyane niyo batega transport isanzwe Mayange Nyanza ya Kicukiro 5 ubwo ni 5 ku munsi. Yego kuva Kicukiro ujya Nyabugogo cyangwa handi 500 ngo ni 2 kuri buri muntu. 3 ni 6. Saa sita bararya nibarya ahoroheje bararira 3 si 3 10 na 500 asanga 6 16 500 ku rugo kuba 20 16 mu minsi 20 y'akazi biragenda bibe 100 ukubye kabiri ni 33 vara wakuba 10 330 kandi abo bose basohoka mu rugo ntago bagiye gukora ntago bagiye kwinjiza harimo ugiye kwiga harimo ukorera make hari n'ukora wenda menshi hari n'uri muri stage abo ngabo reka ubwo tubaze kuri transport isanzwe niba bafite imodoka yabo rero litiro kuri 2300 ntago bazanywa munsi ya litiro 5 Mayange kaza mu mujyi na circulation 5 ni nkeya nk'icumi byibuze. Oya litiro 10 zaba ari nyinshi. Oya ntago nyinshi. Arero tu ni 10. Ni 10. Litiro 10 20. 23. Okay. 23 ku munsi bariye. Ubwo ni 400 n'ubundi kurya kuko ntago bararya mu rugo iwabo. Bariye. Turongeraho rya 10 ryo kurya. Bibe 33 sibyo? Yego. Mu minsi 20 bibe 660. Yego. 660. Kandi nzi Kigali yari kwikodesha 400. Urukumva ibyo bintu? Ukumva ibyo bintu. Abantu bagiye none gukanguka kwa. Ibibazo birigisha. Tuba tubivuga ariko sindi kumva ngewe umuntu w'Ikanombe ujiremera utega wakoresheje uwo mubiri umuntu uva ku Gisozi akategaje town vraiment umuntu wa Kacyiru akaza mu mujyi ateze wo ku kazu k'amazi Kacyiru kazu k'amazi cyangwa kuri polisi umuntu wa Kimihurura akazi Kigali ateze abinyamirambo abigikondo bigomba guhiduka kuko ntabwo ari ikibazo cya transport gusa nibyo bindi by'iruhande urasabwa mitiwere urasabwa kurya byahenze nibura transport yo wayisimbuza amaguru yawe
ukabyuka kare ukabiha umwanya ejo warimo ubavugira ngo bazakererwa akazi zinduka ejo bundi abasilamu bahura n'umukuru w'igihugu ntibasabye kongera kugarura azana ya saa 11 byukana na azana tukomeza hari aho utagera na Nyamirambo Gisozi wahagenda ubu ni ukuvuga ngo imiteto igiye kugabanuka byanze bikunze abantu babyumve abana bagenda n'imodoka amabisi ku ishuri ibu nayo bagiye kuzamura ibiciro urabyumva cyangwa se nibura wenda abo muri segonderi bo bagomba kujya muri internet wenda internet zibaye zihari ibi bintu abantu utarabasha kwicara ngo abitekereze mu rugo rw'abantu batanu ubu buzima burazamukaho nk'ibihumbi bitari munsi y'ijana mu rugo rw'abantu batanu muri utu tuntu twose ngiyo gaze ngibyo ibiryo ngibyo kwambara ngibyo kujya gute wasanga ubu n'umuku wa fera arazamura cyane atazamura ariko harukora iva hanze se ni pamba ryo guhanagura riva hanze ubwo rero kwa fera nazamura tuzagura jirete umugabo uzagura jirete ujye wiyogosha ubwanwa umusatsi utereke niko bimeze neza kwa fera naguca naca 5 buri cyumweru uzajya bitanga ubwo ni 20 wamuhaga 1000 ubwo ni 20 mu kwezi kandi mu rugo muri bangahe si wowe wonyine wiyogoshesha abadamu bajya muri salon niba menshi yazimaranaga amezi 3 arashyira kuri 5 cyangwa ashyireho dread ibyo ni ibintu abantu bagomba guhita benkorpora mu buzima kuko nta rugo ubu buzima nta rugo rutarazamukaho nibura nk'icumi kwijana boya 20 kwijana ibyo bagiye kugorana we ntabwo bugorana ivo kubyitegura nigeze gukora ikiganiro bya bintu nkumva nkubwira ko batabireba nigeze kukubwira ngo aho gutabaza ko ibiciro byazamutse ongera ibyo ukora ubwo cyo rero nakibagiwe guhangana nabyo icyambere ni ugukora byinshi ugakora amasaha menshi ugakonsoma biki ariko hari akantu Joseph yabajije minister yamubajije ati se ko mutubwira ngo dukora amasaha menshi 28 yego nibyo koko twayakora ariko muri ayo masaha 28 umubiri n'umubiri urasonza nta restaurant ibifunguye baba mwafunze saa 7 mufunze utubari na restaurant ubwo nyine iyo utubari na restaurant bifunze transport nayo ihita ihagarara ese tuzakora gute icyo nacyo ni ikibazo kigomba kwigwaho niba yamusubije ngukise ntago nta kintu yabivuzeho ariko nawe wakishakira nyine sinakubwiye se ngo restaurant nizamura ibiciro ujye uva mu rugo wabitetse biteye ikibazo se cyangwa ugire keto aho ukorera neze birize ni utanga ibisubizo muri buri rugo atanga imirongo migari agasukari nigashira mu mubiri ushireho amazi ushyiremo kandi gasukari byose wakabyiteguye ugakoresha ibihendutse mu buryo bushoboka bwose motari we ntago yapfunyika ntago yakwirwa yirukanka ariko motari nawe ashobora gufata ka essence akajya kurya iwe ase nta motari duheruka gucaho ari gutamira hano harugurura nje nawe tuvuye hano harya yari umotari ariko yarakuyemo ijiri yari yakuyemo ijiri uriya n'umotari yari yabipfunyitse cyangwa umugore abimuzaniye cyangwa yabihaye umwana voilà aho kugira ngo ujye gufata buffet ya 3500 abamotari bo bajya mu za 2 sibyo kandi wenda aho utuye hari umwana wirirwa mu rugo yabikuzanira n'amaguru yabitekeye mu rugo iyo byatekeye mu rugo biba bihagaze nka 800 ariko nujya muri restaurant ayinya abantu bagomba guhindura wabishaka utabishaka kuko bino bintu bije ari uruhurirana iyo kaba kantu kamwe abantu bari kwihangana cyeko ibi ni byinshi too much that is too much urugo rwakoreshaga 200 ruhita rujya kuri 300 ambabarira umuceri ntuzamuke kabisa ni ukunda cyane uko tutajya kubijumba tutajya kubijumba oya nabyo bigomba guhinduka ngiye mvuza umuceri abaryaga amafiriti menshi amavuta agiye guhenda litiro niba yari 2 igiye kuba 4 niko bimeze amafiriti muyagabanye amazi arahari murya ibitogosheje none niko bimeze abantu icyakabiri hari ibintu dukonsoma tujya kugura twakabaye tubyifitiye imboga nta rugo rutabona ruhinga imboga nta rugo rutabona aho rwororera inkoko ku magi ngo ubu iwanjye nayororera he uzahanyereke ndebe nta hantu inkoko nta nubwo ikenera metero kare iwawe nta metero kare isaguka irahari
nta rugo rutakorora inkoko, nta rugo rutakorora urukwavu. Unabishatse niyo imbuga wayibura washyira hejuru y'igisenge ugashyiraho urwego ukajya ujya kuzigaburirayo hejuru. Hejuru y'igisenge hari icyo wakora? Nishwe. Imbaraza ntimwirwa muziteramo amawuwa, mwateyemo imboga, muzateta kugeza ryari? Imiteti igomba kugira aho irangirira. Niko bimeze. Urajya kugura amagi ku isoko 150 200 wayiyororeye. Ibiryo by'inkoko ntuhora ubimena. Kuwa kane imodoka ntibijyana induba. Birasese ibyo bitunga inkoko. Uzara urugo rutatunga inkoko. Nishwe. Ntukirwa utegereje amagi ngo kanyamagi araza ryari ngo araza ryari, ufite inkoko ebyiri. Zitera buri munsi. Urabyumva? Amagi 2. Ayo kuwa mbere akaba ya mama. Ayo kuwa kabiri aya papa. Ayo kuwa gatatu aya bucura. Ayo kuwa kane ayimfura. Ayo kuwa gatanu ayubuheta. Sebyiri. Nebyiri. Kandi nzi ko abantu benshi bafite imbuga n'amabaraza yajyamo niburi inkoko 5. Ubwo ni amagi 5. Tuzateta kugeza ryari? Abantu bose abakurikiye kino kiganiro uko mbizi ko muri abasirimu izo mboga zirahari. Dutoya tw'ibintu dukenera muradufite. Ese nawe nkubaze birahari? Ngewe birahari. Inkoko, inkwavu n'ihene. Yego. None sabura se nkeya se ahubwo nuvuga ngo hari ibintu tugomba kwiga. None ubwo ni Kigali, aho ni Kigali. Mu cyaroho iyo micungarara aho ngaho zabishenyi za hariya kwateho ukwezi itongo iki za Ruyenzi Gihara. Hariya ho bafite space nini ku buryo n'inka yabona aho iba. Aho kugira ngo ujye kujya gukamisha n'uwo mwanya ukafite nk'iwawe. Ubwo abamayange bo rwose, abamayange, abanyagasambu, abamuyumbu, icyo givyo mwakabaye mubigira. Ibintu bimwe na bimwe byibanze tukabyigirira iwacu. Tuzategereje niba amayira afunze se biragenda bite? Sibyo? Wenda ibiryo by'amatungo nabyo ubwo bizazamuka, ubwo nigirira zamuka cyane. Ayinya uko bimeze kabisa. Ariko wakorera inkoko z'inyarwanda zitora. Aho gutoraho ntago habuze. Mu kuvuga ngo abantu bagomba kugira ngo bahangane n'ino crise ntawe uzi ngo izarangira ryari. Ibyo byose iracyabura nk'amezi atari munsi ya 6 cyane. Ari bigomba guhinduka. Nuhindura transport ukagendera amaguru cyangwa ukagenda na bisi, ugahindura imirire ukava muri restaurant ukajya upfunyika cyangwa se ukava mu ruguriye ukongera kurya utashye, ukagabanya amafiriti mu rugo. Icya kabiri ukagabanya amafiriti mu rugo kuko akenera amavuta tudafite mu gihugu imbere. Hanyuma na bimwe ukenera ukabyigirira iwawe. Yego. Imboga mu rugo, amagi ukashaka izo nkoko, ubwo kwiyadabuta kuri ubwo buzima. Nicyo gisubizo ufite. Naho kwicara tukavuga ngo byarahenze turashize, oya ntaho tujya. Turahangana nabyo uko biri. Bisaba rero guhindura imikorere. Nibyo ngibyo. Premium Construction Group ni abaenjeniyeri beza cyane b'inyangamugayo bakora ibintu byabo neza kandi vuba. Iyo bahaye inzu yawe rwose babiguha mu gihe gito kandi ari inzu ikomeye. Reba nka ya etage twagiyeyo mu cyumweru kimwe dusubiye mu kindi dusanga iri muri finissage cyane rwose. Kandi ni abantu bihuta cyane. Yo ufite ikibanza cyawe. Ikindi ntavuze vraiment muri za ngendo zitari ngombwa. Hari icyo wibagiwe? Nibyo nshaka kuvuga. Ubuvandimwe tuzagera tumere nk'Iburayi. Hahandi nakubwaga ngo famille large igenda igabanuka. Ntabwo ari ngombwa ko ubukwe cyane ibintu bijyanye n'ubukwe. Ntabwo ari ngombwa ko abantu umuryango wose w'abantu 5 muhaguruka i Kigali mugiye gutaha ubukwe i Nyagatare, sibyo? Mugiye gutaha ubukwe i Nyagatare mwana twerereye. Urumva ngo transport n'intwererano bizakubitijana. Ariko kuba mwatwerera mukohereza umwe cyatwara iki? Ni mwako mwese muhurura. Hari ubwo nari mfite ayinya mu kwa 6. Hehe icyangugu Kamembe. Uzagiye wenyine. Uzagiye wenyine ntuzajyane madamu n'umwana. None ntabwo ari ngombwa ko umuryango wose ujya mu bukwe. Ibyo nabyo tugomba kubyumva. Bivuze ngo na bwa bukwe bw'ihema ririmo abantu 1000 tugomba kubona burimo ihema ririmo 300. Urugo rwose
nabyo bigomba kugabanuka sibyo niko bimeze hakajyayo umwe cyangwa babiri ibyo nabyo bigomba guhinduka n'ibindi nubwo bukwe cost yabwo nabwo ikamanuka kuko niba uzajya ku isukari y'ibihumbi 3 wowe ukishimira kwakira abantu 1000 cyangwa 2000 mu ihema hari bigomba guhinduka hepfo urwa pa tutava no mu mahema tukajya mu busitani busanzwe bw'iwacu cyangwa sare ntoya yego oya kubaka n'igisharagati imbuga zirahari izi Kigali zo ziragoye papa imbuga y'i Kigali ntabwo Kigali yose uzi yikwihari iyi kwihari aha ni kwa padiri ayinya nta bantu batagira umuharuro nta bantu batagira ntuza ibintu byose ni ikibazo cy'imyumvire ariko ndabizi ko buri wese arabyumva iyi crise arayumva indangare niratinda kwimyoza aho gufata ingamba mu bibera iwawe hari ibyo ugomba guhindura yego icyo ni ihame hari umugabo w'inshuti yanjye babiri oya numwe ariko uvugwa mu nkuru ebyiri yahoze atuye Nyamirambo umwana yiga igikondo kubera ya bisi cyangwa akamwijyanira yabimenye kare ahita yimukira igikondo yegera ishuri ry'umwana kuko nta internet bafite nuvuga ngo umwe externe wamujyana muri internet nibishoboka cyangwa se wowe ukegera ishuri kugira uvanemo ya transport uwo mugabo ku nshuro ya kabiri arambwira ati nshakira ikibanza iririma cyangwa amayange ubwo icyo ashakaga ni iki kwegera ikibuga cy'indege niba uvoyaje 3 4 5 mu mwaka utuye i Kigali menya ko n'ikigi Bugesera bazayagukama bizagorana niba uzi ko ubuzima bwawe ari ingendo egera ikibuga sibyo niko bimeze egera ikibuga nujya kuhagera wenda baze bagufate cyangwa se wenda ivatiri guce 5 kuko ari hafi ariko kiriya kibuga nigitangira umuntu uza muri Kigali taxi voiture izajya guca nka 80 cyangwa 100 niba ugenda 5 ubwo rero tour sibyo taxi voiture izajya guca 200 kuri buri tour nugenda 5 miliyoni iragiye ibyo byose ni ama strategy buriya abantu bagomba kugira niba mwana wawe agenda na bus niba ufite abana 3 biga ku kigo kimwe bagenda na bisi ubishyurira wenda batanga 15 bagiye kubishyira 25 bibe 75 sibyo niba uba mu nzu yawe washaka indi hafi aho cyangwa ukayikodesha ukegira iyi shuri 75 ni menshi niba ukodesha bwo it's obvious imuka wegera ishuri 75 bijye muri ya gaze niba biga mu ntara ukorera i Kigali abiga iki abana niba biga mu ntara wowe ukorera i Kigali naho ukorera wahahindura nta kidashoboka ikingenzi nuko abantu babitekereza wahindura n'akazi ese wabwira boss singo duhindura gukorera ariko boss baburiye hehe muhindure wamuhindura hari raporo yaho ufite inyungu ngo aguze ko gutindana umubosi nabyo ari ikibazo uramuhindura none wamuhindura cyangwa akarenzaho ibijyanye n'iyo dépense yego bose bantu bo kuri KOP iki kiganiro mu gikurikire ni ikiganiro kirimo amasomo ari buze kubafasha ku nyungu zanyu bacyumve ku nyungu zabo ariko urangara gato hagashira amezi abiri atari dabuta azisanga mu myenda babihemu akadeni ntabasha kukishyura nta gisevinga izo bizaba kubera ingaruka z'ibi bintu tugiye kujyamo n'ibicupa rya gaze ryazamutse 7,000 my dear wenda mukoresha amacupa 2 14 deja icyo ni kimwe none ingendo za buri munsi abantu begera aho bakorera cyangwa aho abana biga paraporo y'igikonsoma menshi ko bimeze rwose abantu iki kiganiro mu cyumve kubw'inyungu zanyu kandi mugisangize n'abandi ko hari abantu bakiri mu mandazi batabyumva batanabizi ko byabaye ibi bintu mugende musharinga abantu mabwire ngo dore KOP bakuvuze kuko abantu babayeho batyo barahari benshi nukuri urakoze cyane ku kiganiro cyiza uduhaye mwarimu reka nkomerezeho kuri Premium Construction Group n'abanjeniyeri beza cyane baravanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga iyo ufite ikibanza cyawe baraza bakagipima bakareba ese iki kibanza cyajyamo inzu ingana gute inzu iteye gute inzu ifitiye design ese hari muri R1 R2 R3 byose bakabikumenyera bakamenya n'ibiro ikibanza cyawe
ubutaka ubutaka bwakwikorera ibiro bingana gute. Yego, ibyo byose bakabikugiramo inama, bakanakubwira uko wakubaka inzu yawe. Iyo ushaka kubaha akazi barahari rwose ngo bakubakire inzu yawe ikomeye kandi nziza cyane. Bakorera hano i Remera mu marembo ya REB ku munara uhari. Ubahamagara kuri nimero 0784 42 cyangwa 078559 80 bafite n'ishami i Rusizi risavinga Karongi, Nyamasheke na Bukavu nk'ibyo bidafashe. Yego, uyu munsi ni weekend, ni muri Vista Kigali. Ibintu bimeze neza muri Vista Kigali, hari amacumbi meza, hari byumba byiza byo kuryamamo. Ni icyumba gifite saro, kikagira akabaraza, bakagira igikoni cyiza cyane rwose. Iyo waharuhukiye uhagirira ibihe byiza kuko urya neza, agakoko kabagiweho kako kanya, ukarya agafi karubeweho kako kanya, akaburushete akahene kabagiweho rwose. Ibintu biba ari fresh. Bakagira mucoma mwiza cyane w'umuhanga, ugira isuku ndetse n'ikinyabupfura, ubikora neza. Abaseriveri beza bambara neza bakaberwa, bakanabikora kinyamwuga. Bakagira akajaride keza, bakagira sale nziza z'inama, bakagira biyari, bakagira screen nini cyane zo kureberaho match. Sinzi niyo ibintu by'imipira sinjya mbimenya, wasanga uyu munsi wenda hari match ziri buze kuba. Ntago zijya zibura. Iyo hamwe batakirinya abandi barakira. Nanjye sinjya bimenya. Yego, ni mujye muri Vista Kigali rwose babakire neza. Ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira kwa mushuti wacu Sostene Musonera. Hari n'umugabo umwarimu wanjye wanyigishije utuye hariya hafi ya Kimironko. Ndabimubwiye ngo njya nyuriwe ngiye kwa Sostene. Atari ahantu hatumariye amafaranga, ati ni ahantu heza cyane. Arimo hano yaje mu nama, yaje gutegura yubire y'abasevensa ngira ngo nawe sinamuherukaga, ariko ambwiye ko anywera kwa Sostene. Ndambwira ni hariya ni nko mu rugo. Nibyo ngibyo rero. Hari inzu ziri Maranyundo, kandi Sostene yarakoze kuko yampuje n'undi mukiriya na Premium Construction Group nayo yampuje n'undi mukiriya. Bose turacyaganira biri hafi gukunda. Hari n'undi urimo hano muri Sainte Famille nawe tugomba gukorana mu gihe kiri imbere. Nimero ya Musonera 0785 40 80 40. Yego, hari inzu ziri Maranyundo, ni inzu nziza cyane. Bazizamuyeho gato cyane kubera ko zongerewe agaciro. Imihanda irimo igiye gushyirwamo kaburimbo. Yego, umuhanda uko nababwiye uciye kuri Maranyundo Girls School ukagera ku kibuga bita cyo ugaca ku Gakiriro, ukagera ku kibuga bita kwa Sarongo, aho ngaho niho kaburimbo irangirira. So rero Maranyundo Estate izakomereza aho ngaho ku kibuga cyo kwa Sarongo, igenda igere muri uriya mudugudu, hanyuma ikwirakwize noneho imihanda hagati mu mazu ya kaburimbo. Ibyo biri mu byatumye rero bazamura igiciro bagashyira kuri miliyoni 35, kandi wabonye 65 ntago wazibura. Yego, nimuze mugure izi nzu rwose, ni inzu nziza cyane kabisa. Barimo baranazivugurura izuzuye mbere zamaze kugurwa, uko zikoze barimo barabihindura ku zindi. Uburyo bwa finissage y'amazu asigaye ari ku isoko nabyo barabihinduye. Yego, nibyo ngibyo rero. Mwari ndagushimiye cyane ku kiganiro cyiza rwose uduhaye, kirimo amasomo akomeye cyane areba buri munyarwanda wese. Oya, utagikurikira ucyumva agiye mugenzi we, buri wese agira ibyo ahindura. Yego, niba mbigishije korora inkoko ku rubaraza, niba twigishije guhinga imboga ku rubaraza, yego, oya tuzagira naho duhinga ku rusenge hejuru y'inzu. Urabyumva? Ndabyumva cyane. Wowe arimo mbwira ngo nta espace, uzakora urwego, urabyumva, rw'umuntu uzajya azamuka agiye kugaburira inkoko ziri hejuru y'ibara, agiye no gusora umutuboga. Yego, imboga zo zaba zegereye izuba cyane, ariko nabyo birashoboka. Ahantu ho gukorera ibyo bintu hose harahari. Yego, nibyo ngibyo rero. Reka mbashimire cyane mwebwe mwese twari turi kumwe muri iki kiganiro. Ibiganiro byacu hano kuri KOP byo nakagaruka.